kuvuga amen kuko ushobora kugira ngo harere n'abandi niho bari habari hanze yewe nukorera ijwi ryawe ngaho ugiye gusanga rero wandika buriya kubitagenda amavuta Imana ishimwe twubasha amavuta y'abashumba bacu mwenyemerere kugira ngo ubutumire cyawe gikomere Imana abashumba bakuru b'Imana werekeza n'urugano twege Imana iramugisha warabaye amaboko tuwerekeza reka twege Imana iramugisha Imana iramugisha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti abana banyu n'abadamu banyu mugubwe neza amavuta yaryo agaciro Imana iramugisha mwicanyi madamu baravuze ngo tihaguruka muyibobo yanjye numva umutima wanjye uranezerewe shima Imana mu mutima k'Imana itareba nk'abantu turashimira Yesu wapfiriye ibyaha byacu agapfa agahambwa bakagira ngo azahere ku ruzimu ariko ku munsi wa gatatu yarangiza akagira ngo akazuka ahubwo aravuga ngo natwe yaratuzuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo turashimira Yesu watuzuye kongera tumukomere amashyi tumushimire ko ari umwana wawe tuhuje abaniga bane abasaza waname vipi yote wasaza fresh kapo fresh sana yote waname siku tunakomera amashyi nakara basa kukwima wanawatima nawatima ndio kifishi yo waname popo yo ariko simuriye madamu akoresheje ijambo ryiza aravuze ngo Imana ije gukura ababembe hagati muri twebwe Imana ihagaze hagati y'ababembe yego ndetse n'abazima ikibi cyane kirimo rero hano yaratubwiye ngo Imana ishimuje turashimira Imana dukuyeho umwuka w'ibyaha mu izina rya Yesu twayikomera amashyi tugashimira somera ijambo ry'Imana kandi yiyongera kuri byo madamu yaravuze Zaburi ya 73 umurongo waho wa 28 mufate Bibiliya hanyuma dusome ijambo ry'Imana Zaburi ya 73 umurongo waho wa 28 ariko urasa neza wowe urasa neza muri furaha urasa n'Imana rwose dongera baza ko pasika nziza mu izina rya Yesu bakuribigana nakire pasika nziza Imana ishimwe Zaburi ya 73 umurongo waho wa 28 reka dusome mu izina rya Yesu handitse ngo ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze ishimwe ryaduhamagaye dukomere Imana arasomesha cyane ariko jyewe kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo Uwiteka yakoze yose mu nyikizi tuvuge ngo amen Imana ishimwe ariko kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe kongera tuzamurira turakire kwegera Imana mu izina rya Yesu Imana ishimwe amen Pasika bivuze kuri wo
ikimenyetso cy'iki, ikimenyetso cy'amaraso. Rero Pasika ubwabyo kuri uwawe nayibuze n'Imana inyure mu ngo zawe n'abahanuriye mu izina baza muri bibiri n'aguhanuriye Imana inyure mu rugo rwawe, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, uri muri Amerika, uri Australia, uri Canada, uri Belgique, mu butumwa n'abizi urumva na benshi. Imana ni ikomeye mu izina rya Yesu. Ntabwo dufite ahangaha bamaze kudupima hariya batwanditse baranadupima, ntabwo bwende dufite mu izina rya Yesu. Mwambere ikiganza mubwire ko Pasika nziza, muri ikiganza mubwire ko Pasika nziza, badupimye rwose, badupimye mubwire ko Pasika nziza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. kuko umuntu wese asa n'uwakore buri bwami bwose ugira uko bugenda. Yesu ashimwe.
umwami ukorera gusa nawe niba ukora ibyiza uri uw'Imana ariko iyo ukora ibibi uri uwane uwa Satani. So ni Satani kuko sana ibibi byose nyine ni Satani. jyewe rero nabibaye mu mikoro kandi nabyenzuranye kuko byari bibi. nakuriye mu buzima bw'umuhanda nkurira ibitare mba mu ishyamba rya kaminuza navuye iwacu nkurira mu ishyamba rya kaminuza naribaye igihe kingana n'amezi arindwi mba mu ishyamba. ubuzima bwanjye rero numva nyine nashaka nakwishakira uburyo nazajya hano rimwe nkazishobora kugasohoka ahantu hitwaga icyaro. nashoboraga inkwi ahantu hitwa icyaro nkirirwa nashaka ishyamba rya kaminuza. abasaza igore murahaza narababaye bigari nabaye byose mwirindwi ni mu bakomera amashyi n'abantu beza cyane. abaza birinda baba muri iri shyamba nta muntu n'umwe twigeze tumenyana. n'abagaya babaye ubuzima bwarabuze ariko ntunzwe n'itabi n'amabita ibi zose n'amanuraga nagana kuzishora mu gasoko k'icyaro. amafaranga yose bampaye ntiyagura umuti agajya gukora umuti. gukora ijisho sense gukora ijisho gukora ijisho cyangwa gukara zikoroye narahejeje gusa narahejeje baba kazajya kwitiranya nkura muri ubu na harasika na twajyaga tunywa itabi twajyaga tunywa urumogi none wamara kunywa wareba kaburimbo kwa kundi izuba riba ryagikubise ugahita ubona ni nko mu kuzimu ukareba ukabona ni kure cyane noneho watangiye kugenda ukandagiyemo ukumva ni nko kugenda mu mazi. ubona ni nko bururu abantu bose kandi banakumana ukabona n'abajyama bawe kakati yose bagiye bice. Imana yatakuye muri iryo kandi mwayikomeye amashyi mukayishimira iyagukuye mu muhanda niyo kwizerwa. ibintu Imana yavuze no kubikora uzagira gute uzabikora uzamura ibiganza mwakire kugirirwa neza n'Imana mwakire kugirirwa neza n'Imana mu Rwanda uzamura ibiganza mwakire kugirirwa neza n'Imana. Imana yagiye neza ikamuha n'ubwo buzima nawe Imana izabubakuramo kandi izabubaha muri ubwo buzima n'abagabo bwo mu muhanda w'itabi ryaranyishe imyenda yarahindutse itabi ubuzima bwawe ari itabi mvuga ukumva itabi nagenda nkamera nk'uhondore havuga ikintu nyitiranya n'ikindi ariko ubu ndagenda imvura ikagwa warasinzira iyo waba utariwe noneho imvura ikujyaniraho warasinzira. ntabwo nasinziraga cyane umweye mani wewe wasuba wasinzira utabona ishuka ubundi itabi ryari ishuka ryacu ariko turashimira Imana nabikomeye amashyi turashimira Imana. iriya ryari ishuka ryacu utabonye ishuka se muri muheze ntabwo waheza amabere ntabwo waheza utabonye ishuka. iyo ntabonaga ishuka kandi iyo nambaraga kuri ubwo nabaga maze kubona ishuka nahitaga niyorose uguta imyungu agira agapopo rinjiyana wari umusaza ariko dushimira Imana ikura kure. Imana umugambi ifite kuri mwebwe umugambi Imana ifite kuri mwebwe
Imana irashaka namwe kubaroranuza amavuta. Nimuvuge ngo amen. Cyane amen. Ubu buzima bwo mu buhanga bubamo Imana irashaka kubasezerera. Imana irashaka guhindura ubuzima bwanyu. Abantu nabonye bamwe muri mwebwe mubona amaperime. Mbona mubonye amaperime muhawe akazi k'ubushoferi. Mbona mutangiye gutwara handi mbona muratuye. Bari muri Imana ijya guhindura ubuzima bwanyu. Ibyo ni iby'isi ariko ntirifatika. Ariko ikiruta byose nashimira Imana ko Imana izabaha ubugingo bwawe. Uzamura ibiganza mu byakirere. Mwabafashije kwakira iby'Imana irimo bavugaho mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yishimiye ubuzima muri mwe. Kimwe mu bintu Imana ishaka ko muyegera. Mwikirize muvuge ngo amen. Muyikirize amen. Ikintu Imana ishaka nuko mugira gute? Nuko muyegera. Iyo Imana uyegereye urahinduka n'ubuzima burahinduka. Ibintu by'amakuru n'ibintu by'Imana. Abaturage by'amakuru ibintu byinshi akiraho. Ibintu by'amakuru bakabereka bakakira Uwiteka bakasanga Imana. Murabyemera kureka ibintu by'amakuru. Abemereye kubereka ni muzamura ibiganza turebe. Ariko aba bantu mwabahaye amashyi ko bafite umutima w'ukuri. Bafite umutima wo kureka n'izina rya Yesu. Kandi ntabwo mvuga no kubadamu, ntabwo mvuga kubadamu gusa. Ndavuga no kubadamu. Pero la settima wa perdike mene. Pedro Maria de Fosima. E nome forarlo. Zusa. Ariko se temo nashimira Imana mwafasha. Imana yabaye abantu muri mwebwe ikuye ikintu cyitwa ubuzungu. Imana yabaye ikakwiye kuzunguza. Urashaka gusezera Imana yawe. Urashaka gusezera Imana yawe. Ko mwana wawe gusezera Imana. Ushaka kujya he? Ukajya usenga? None se ngo wazanywe no gusezera Imana? Ngo wazanywe no gusezera no gusezera? Bashaka gusanga Imana? Ndetse ushaka kuyisangira Nyagatare? Uyu muntu rero yaje mu rusengero ngazanywe no gusezera ngashaka kwigira i Nyagatare. Ubu se Nyagatare ko mbona nta kintu gihari na mama. I Nyagatare ko mbona ikintu kigiye kwakira umubabaro wanjye kigenda kwigurikira. Ibonye cyiza muvuga ngo haleluya. Urabemera Imana haleluya. Isi Imana irambiye gusengera. Warafunzwe? Bavuye kwa kanga? Ako mwakomeye Imana amashyi Imana. Hari power. Hari power Imana. Fanya bari kandi. Shamia ndaimo. Hagarara ngo mada. Kwawe kujaye. Waje gusezera Imana ni kumukamira. Kandi Imana ibaye ikimenyetso. Irambwiye gufuye gereza. Ariko turashimira Imana igufungura Imana ikorera hasi.
rero mbesima televaze ambiwe uyu mukecuru w'Imana Imana irangiye kuba gupfira kuwa gatanu ndetse Satani yaramufashije ikintu cy'uruhego no ikintu cy'ugusohoka kigira hehe aha ngaha mu rubavu Imana irambwira ngo icyo gisohoka mu rubavu cyari gitwaye kuwa gatanu ejo bundi Imana irambwira ngo imyaka 28
cyikoze ku mutima kuri mwana wakiriye n'umunyabyaha n'umunyagahinda yijusa umubabaro mu gihanga ariko twize mu ijambo rivuga ariko ryeho kwegera Imana ariko kwiza kwegera ndagushira muri Imana wegere ukaba wegere gukorera n'Imana ugiye kumukorera Imana yakuzirisha Imana yabwiye izakwikorera ibyiza kubera ko Imana yacu yakwiye umubabaro n'agahinda kuko mu bisuma kugira ngo watembera aho ariko Imana yatabara ushobora Imana itabaye umwana wari muteye barigaragara ku ishuri ntabwo aziba urwo ku Imana ari wenyine ameze nk'igiti gikorokotse ariko Imana iri mu ijuru imwibuke muri iterambere ngo yarahagurutse agiye agiye Nyagata none Imana iri bwawe igihe y'umugisha muri iterambere ongera ukorere uwo mubyeyi hanyuma dukorere Imana agashimisha mu gihe ngo disitimpa kifusima Mani yambwiye irabisubiza kandi hari ikimenyetso cy'ingizi amahanga n'isi bazamenya Imana wakorera icyo mukiza yateho ijuru Imana yambwiye ngo birasima Imana yambwiye izatubakira urusengero rumeze nka convention center abikoresheje amaboko yawe nta mwana w'umuntu yatsiko kuko ngo ufite gahunda ndetse ngo kuko ubabazwa n'abanyabyaha wagize umugambi nesitiwa dirima wata eyohera ukagira umugambi wo gufata abantu b'abanyabyaha ukabazana mu nzu yawe ukoreye ku bitugu byawe Imana iri mu gihugu cyo hejuru irambwiye iguhaye imbaraga Imana waciye imbaraga kandi si imbaraga n'iz'umubiri n'iz'umwuka Imana irambwiye iguhaye n'iz'amafaranga kuko Imana ikoresheje amaboko y'abantu yahamagaye bari muri Canada, Amerika, Australia, Australia Imana irambwiye ikoresheje ariko barashimye Imana imbaraga kiramavuta amavuta cy'ubwenge va mu byaha mu byaha ikintu cyose uzajya watura Imana irambwiye ngo kizajya gihinduka ubuhanuzi ukomere Imana abashaka shakisha perime ijwi rirambwiye Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo iguhaye perime kandi impamvu Imana iguhaye perime ni ukugira ngo uze mu nzu y'Imana ni kimwe mu bimenyetso y'uko ari yo iguhamagaye uzajya ubona ko uri umugati ubone no gukora umurimo w'Imana ijwi rirambwiye ngo perime umaze igihe usaba zaba ibiganza wakiriye mwagufashije mugakomera Imana kandi ijwi rirambwiye ngo ntabwo uzatwarira abantu ahubwo Imana izaguha ikinyabiziga cyawe ari cyo witwarira mu izina rya Yesu turikomera amashimana niwe yizuba kwikirize ngo nta cyane kandi Imana irambwiye ngo igihe cyo gutwaza abantu imizigo kirarangije ngo bamuhaye amafaranga ibihumbi byo kujya kwiyandikisha ariko se ntakomeye Imana amashimwe bahise bamuremera dore ngo bahise bamukubita inote ngo najya kwiyandikisha
hanyuma abone perimi. Bakoma Imana bashimira Imana. Yatakubaza abandi imizigo Imana yambwiye ngo kirangiye. Uhereye none Imana yambwiye ngo ndipewa sirimeni hona. Ugiye kubona akazi kwitabira. Uretse kugenda. Ugiye kubona akazi kandi keza kwikama. Uneza amatwi? Ugiye kubona akazi keza kwikama. Ni igihe gito cyane uzayikora. Uneza amatwi? Muri iyo minsi amafaranga bazaguha Imana irambwiye ngo uzajye kuyashakishamo penye. Imana irambwiye ngo iyo kaba bizarangira ariwo usigaye yitwara. Kuko Imana iguhaye penye. B iguhaye, C iguhaye na D. Wache gitangaza mu Bani nambye ngirango ibintu kumuta. Dekita. Uri kunyumva? Uremera kurigeka? Ndemera kurigeka. N'umutima wawe wose kuremera kurigeka. Ndemera. Nta bintu akora gusambana se kadasambana yawe n'amafaranga se. Usambana reka muri ahasambana abantu bafite amafaranga. Ibyaha byo n'utuntu tw'utuyuki. Utuyuki muraba. Ndabaragurije. Abanega bagiye barabwiye ngo ndabaragurije. Ibintu byo kunywa ikintu cyitwa icyuma. Icyuma urakizi? Icyuma urakizi? Icyuma nikayanga banywa. Inywa igahita igutwika hano mu muhogo. Kigurira miliyoni iyo ukinywereye wituma nk'umusazi. Imana irambwiye ngo bireke, Imana iragushaka. Imana iragushaka gukizwa. Siyo Mungu wanjye mpobera abantu. Imana irashaka gukizwa nawe, sibyo? Ibintu by'itabi n'abana yo kunywa byihorera Imana iragushaka. Yego kandi uhinduke uzaba umuhungu mwiza, uzaba umuhungu mwiza Imana yishimira uri umwuka wera w'Imana. Kandi Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu. Kuko Imana amashimano atesha.